Hari ikibazo kimaze iminsi kivugwa nkuko wabihozo bivuga ibibazo bigaragara mu Buyisilamu, ariko none twakunze kubona mu bihe byashize impapuro zagiye zitangwa zimwe zikamanikwa mu mawese, zindi byitwa nka tract. Ese kugaragaza ikibazo abayisilamu bafite muri bya buryo cyangwa se mwaba mubiri inyuma, hari icyo mwamubiziho, mwarazumviseho, murazivugaho iki? Jewe nka Imanzi Fahadi Asaudi n'abandi dufatanyije mu ruhando cyangwa se muri gahunda yo kuharanira impinduka ku miyoborere y'idini Islamu mu Rwanda, dufite inzira dukoreramo n'uburyo dukoreramo, dufite n'inzego tuzi tugeza mu bibazo byacu. Birumvikana twandikira inzego impapuro ziri official, nubwo batadusubiza ariko hari bamwe muri bo tubasha kwicarana nabo tukaganira nabo. Muri izo nzego barahari, twicarana nabo tukaganira nabo. Hanyuma inzira ya kabiri dukoresha ni media cyangwa se journalisme ni quatrième pouvoir. Nimba zira pouvoir eshatu, yaba ari legislative, executive na judiciaire, dukorana nazo, ntago turagera muri judiciaire, ntago turatanga ibirego ngo turege aya makosa yose tugenda tugaragaza, ariko nabwo bishobora kuzagira kuri urwo rwego. Ariko pouvoir legislative, inteko ishinga amategeko zombi, ibibazo byacu barabizi, turandika barabibona, izo nzira tuzicamo twebwe mu buryo buri officiel. Pouvoir executive ni ukuvuga ngo turandika RGB, turandika ku buryo inzego z'umutekano turandika bakabibona, twarabandikiye. Hanyuma na media nka quatrième pouvoir, kuko judiciaire yo ntago turayigeramo. Isi yose iyoborwa n'ibi bintu bine, ubuyobozi n'ubutegetsi muri leadership n'ibi bintu bine. Pouvoir rero ijyanye n'iya kane bita ngo quatrième pouvoir, ariyo media cya journalisme, turayikoresha. Inzira yacu rero nizo twe dukoresha nk'abaranira impinduka, ko turasobanutse, tuzi inzira bicamo. Hanyuma bari abaturage bakora biriya ntitunabazi twebwe, cyane yuko batanimenyekanisha. Birashoboka kuko nabo bashobora kuba barambiwe ibibakorerwa, bakumva ko inzira bacamo ari ziriya, ku myumvire yabo nuko babyumva. Ariko umuntu aramutse babonye nabo yabereka inzira nyazo zigomba gucibwamo, kuko twe twandikiye mufti nka muri RMC, urumva twaramwandikiye, turanamwandikira, tukamwereka ibyo tunenga n'ibyo tumusaba. Nta na kimwe yibwira, nta na kimwe yibwiriza. Urumva tuhita twebwe kugira tutarenga inzego, tukajya muri za pouvoir zire executive na legislative, nazo tukazandikira. Bariya rero bakora biriya ntitubaza, ariko ni ikigaragaza ko abantu barambiwe. Iriya nayo ni sinye mbi. Noneho mu idini Islamu twebweho ni ibintu bibi cyane. Iriya sinye abaturage bakoresheje ni sinye mbi cyane mu idini Islamu. Bariya bashehe baramutse ari abantu bafite idini cyangwa bari ku idini, bagakwiye ko bareguye kera bakurikije ziriya sinye zabaye. Kukumanika muri toilette ni ibintu bibi cyane. Umusarane mu idini Islamu tuzi ko ari inzu y'amajini. Ni inzu mbi cyane, n'umwanda. Iyo umuntu rero yagushyize mu mwanda, burya bakwereka yuko utakiri uwe, ntaba akwiyumvamo, ntaba nagushaka. Biratangaje rero kuba iriya sinye yarabayeho, abantu bakaba bakiriho. Abantu bakaba bakiriho, ni ukuvuga ngo uwo mutima bafite bita bigaragaza aba bantu koko icyo ari cyo. Ese mu buryo bwa Kisilamu bwo gukemura ibibazo, buriya buryo bwo bwaba bwemewe? Bariya ntago bazwi. Abazwi ni twebwe, kandi twebwe inzira ducamo zirazwi, zirasobanutse. Impapuro zirahari, media ngiyi tuyiriho. Nimba umuntu yihisha ntakore mu buryo twe dukoramo, ntitunamuzi, nta nubwo natwibwira, nta nubwo wamumenye ko byitwa ko ari tract, nta nubwo namubazwa kuko ntamuzi, ntidukorana, ntiduturanye, ntago muzi. Islamu mu Rwanda tumaze kubona ibimenyetso bibiri bihambaye, bifite uburemere bukomeye cyane mu idini ya Islamu, haba ari mu Rwanda no ku isi yose. Ibi bimenyetso nta handi biraba urebye usibye mu Rwanda, ariko ni sinye mbi cyane ku Buyisilamu no ku Bayisilamu, ni sinye mbi cyane. Umuntu bigaragayeho nta nubwo yagakwiye no gufata ijambo imbere y'Abayisilamu. Ibyo bimenyetso ni bibiri. Urazishyigikiye cyangwa urazivuga? Ibyo bimenyetso reka mbanze mbivuge. Izo sinye ebyiri, sinye ya mbere, ntago birumvikana kuva Ubuyisilamu bwabaho ku isi yose, tureke no mu Rwanda, aho umushehe cyangwa umuyobozi akubitirwa ku marimbi ashaka nawe gukurikizwa uwapfuye, kandi ari umuyobozi witwa ngo n'uw'idini mu Rwanda.
byitwa ko uyu muntu wapfuye yabaye impamvu yo kugira ngo uyu nguyu uri gukubitwa apfe, hanyuma yajya kumushyingura akavuga ati ubundi uri hano ukora iki, we wamukurikiye. Bigaragaza urukundo abayisilamu baba bafitiye bamwe mu bayobozi babo n'urwango rwo kuri rwo hejuru babafitiye. Ni sinye mbi cyane rero kumva ko umuyobozi mu idini ya Islam yakubitiwe ku marimbi, nta handi biraba no ku isi ntibiraba. Iyo ni sinye mbi cyane. Sinye ya kabiri, kumva ko bakumanitse muri wese, abaturage cyangwa abayisilamu bo hasi bakwanga bitewe n'ibyo bumva batagushaka n'ibyo bakavuga ngo bakumanitse muri toilette. Iyo ni sinye mbi cyane. Ntiwagakwiye guhagarara nanone imbere yabo ngo uragira icyo ubabwira, wagakwiye yani kwegura ukava ukavuga uti kabisa biragaragara ko mutanshaka, biragaragara ko mutanyumva, yemwe n'ibyo nize simbikoresha mu rwego simbikoresha mu byo mu nzira nagakwiye kuba nabikoreshamo. Ahasiga akagaruka muri sosiyete akabanza kiga cyangwa kigishwa. Uyu mwanya rero izo sinye ebyiri ku isi zagaragaye mu Rwanda. Kuba zaragaragaye rero mu Rwanda, abantu nibazihe uburemere. Jewe byanteye ubwoba, nubwo ntazi igihe byakorewe, nubwo ntabishyigikiye, ari byo gukubitirwa ku marimbi simbishyigikiye. Warabyumvise? Ariko narabyumvise, nari nanahari. Hanyuma ibyo kumanikwa mu misarane narabyumvise, naranabibonye nyuma bivugwa bisakazwa, narabibonye no ku mbuga nkoranyambaga ko ibyo bintu byabayeho. Abanyamakuru bababonye inkuru. Ni ikintu kibi cyane, ni sinye mbi, simbishyigikiye, ariko byarabaye. Bifite n'icyo bisobanuye mu idini, twarabigaragaje n'ubu nongeye kubigaragaza. Ni sinye mbi cyane mu idini gukubitirwa ku marimbi uri umuyobozi w'idini ya Islam, uzizwa icyaha nk'icyo ngicyo cyatumye ukubitwa. Ni sinye mbi cyane kumanikwa muri toilette uri umuyobozi mu idini ya Islam, uzizwa dhuluma ukorera abayisilamu. Ni sinye mbi cyane. Ndagaruka mu buryo Islam uteganya gukemura ibibazo, nk'uko nk'umumenyi nimutagira ibyo mwumvikanaho muzagaruke kuri Qur'ani Imana cyangwa se na Sunna y'intumwa. Hanyuma izo nzira ese zaba zo zirimo gukoreshwa zikaba zaranze, nk'uko babivuze ati nubona ikibi gikozwe uzakivuge, ukoresha umunwa, ukoresha amaboko cyangwa se ubabara mu mutima. Kuki harimo gukoreshwa ziriya nzira zo muri wese n'iki? Uzi ko muri idini ya Islam bitemewe. Hari inzira eshatu idini tubwira gukemuramo ibibazo. Izo nzira ebyiri ziri muri Qur'an, Imana yarategetse. Indi nzira imwe ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biratangaje kuba abiyita bamenye b'idini ya Islam mu Rwanda ari bashehe cy'abayoboye muri RMC, nta numwe uri kuri Qur'an ngo nibura afate izi aya azishyire mu bikorwa. Nta numwe kugeza ubu turabona. Nta numwe muri aba bashehe urafata iyi hadithi ngo ayishyire mu bikorwa, ntawe. Izo aya nizi. Naho Mwenyezi Mungu nk'uko wari ubivuze, nimutagira icyo mwumvikana mwebwe ku giti cyanyu, muzagaruke kuri Qur'an na hadith. Nta mushehe n'umwe urakora icyo kintu, kandi yumva ko hari ibyo tutumvikanaho, abaharanira impinduka hirya no hino, abayisilamu hirya no hino. Niyo waba uri umwe ufite icyo unenga, ufite icyo utumvikana nabo, wagakwiye kubahiriza iyo Qur'an. Ninde uyubahiriza rero? Ni wa wundi uri mu nshingano z'ubuyobozi, cyangwa ni wa wundi uri mu nshingano zo guhagararira intumwa nk'umusimbura w'intumwa? Himba umumenyi yitwa ngo niwe muhagararizi, niwe musigira w'intumwa, akaba atitwara nk'intumwa, uwo nguwo icyo gihe uzamwambura uwo mwambaro wo kuba umuhagararizi w'intumwa. Imvugo ya kabiri Imana yadutegetse muri Qur'an iravuga ngo nihatagira ibice bibiri byumvikana hagati yanyu y'abayisilamu. Mainete yanjye yananiye kandi ibi ntibisanzwe. Muri Qur'an mu bisobanuro aravuga ati ibice bibiri nibiramuka bitumvikanye cyangwa bihanganye, bamwe muri mwe ni bande n'abayisilamu bazabicaze babunge, bazabicaze babunge. Ni hayikomeye cyane, bazabicaze babunge. Kandi abagakwiye kubikora ni bamwe mu bafite inshingano ariko batavugwa muri bya bibazo. Nuvuga ngo nimba hari impande ebyiri zihanganye, hari uruhande ruharanira impinduka, hari n'uruhande ruyoboye amura RMC. Habuze abayisilamu bari netre bashobora kuza ngo bafate uruhande rwa muru n'abaharanira impinduka babicaze hamwe, faslihu bainakum, noneho babunge babumvirize. Urumva aya mu bisobanuro byayo igakomeza ikavuga iti ariko ibihande bibiri nihabonekamo igihande kimwe cyanga ubwumvikane, mwebwe namwe mwaje kubunga muzahindukirana iki gihande mugire mute mukirwanye. Mukirwanye. Ni ukuvuga ngo iyi nzira yarabuze abayikoresha.
ahubwo ikigaragara cyo ni uko bivuga ngo leta ntabwo y'u dufite Rwanda abo bari he bari hagati abashehe bagakwiye gukora ibi bakunga bari RMC niyo mpamvu dufite abashehe bakuru banabaye mu nzego z'ubuyobozi bwa muru RMC yemwe bari no mu nzego nkuru za leta genda bisabira ngo nibarebe icyo Qur'ani yavuze ni abashehe ahasigaye bafata uwo murimo bicaza batabyumva kimwe borohereze leta hanyuma utazumvikana muri ibi bihande bibiri hazagarukira rwanywe na buri gice cyose na buri muyisilamu wese amurwanye na leta imurwanye ni ukuvuga ngo rero inzira ya gatatu ni yayindi yo kuvuga ngo hanyuma nibona ikitagenda mu dini rasuli nk'uko yavuze muzakirwanye rasuli ntavuga ngo muzakiganireho oya kirwanye ntabwo ari ukukiganiraho noneho rasuli avuze kirwanye gikureho ikibangamye mu idini ikitagenda mu idini kirwanye cyangwa ugikureho hanyuma koresha inzira eshatu mu kukirwanya koresha amaboko imbaraga mu Rwanda ntibishoboka gukoresha imbaraga koresha umunwa nimba imbaraga bidashoboka koresha umunwa niwo dukoresha imvugo koresha ururimi rasuli nuko yavuze bilisan koresha ururimi ibi bibiri nibikunanira ebana genda wiyicarire uvuga uti birananiye ubabarire mu mutima ariko aravuga ati nubigenza gutyo uri umunyantege nke adaful iman ufite imani nkeya iciriritse kuri urwo hasi Sudi nk'uko wabivuze uri mu baharaniye impinduramatwara mu gihe cya mbere yewe n'aba bariho mvuga ko mwari mufatanyije urwo rugamba n'amategeko urimo kuvuga uri bamwe mu bayakizeho uno munsi wakumva warabikoze muri ibyo bice byose mu bariho mwarafatanyije iyo mpinduramatwara ubu ukaba urimo kubarwanya aho ntabwo yavuga ko Sudi ariwe wananiranye cyangwa se adashobotse Naam, hariho ababitekereza gutyo n'ababibona gutyo. Ariko aba bantu bariho ntabwo twari kumwe mu mpinduramatwara. Twatangije impinduka inshyiraho itsinda ryitwa declaration. Declaration aba bantu bariho nta numwe twari kumwe kereka uwitwa Gatete. Sheikh Musa Gatete niwe wenyine twari kumwe kandi ntabwo ari kuri top decision maker ba decision makers ba muri RMC oya. Agenda ahabwa imyanya yo ku rwego rwo hasi imamu w'akarere imamu w'umusigiti niyo myanya agenda ahabwa urumva ntafata ibyemezo nta nubwo ari muri CD conseil d'administration ya muru RMC nta nubwo ari muri za komisiyo zihambaye zifata ibyemezo ashwe yemwe no muri majlis ushuyu ntari mu bayobozi bayo ngo arafata ibyemezo uwo twari kumwe muri declaration mu mpinduka niwe wenyine ubu ndimo kubonamo mu rwego rwo kugira ngo wenda abantu banabacecekeshwa ari ukuntu bagenda bahabwa imyanya niwe wenyine kandi declaration yari igizwe n'abantu benshi tugende nyuma ya declaration nashyizeho icyitwa TF2 TF2 muri bano bose barimo nta numwe twari kumwe kuko na Musa Gatete noneho nka Sheikh reka muvuge mu izina ubundi sinkunda kuvuga aba bayobozi mu mazina cyangwa aba bangiza ubwisilamu tubita ngo nabangiza mu idini ya Islam aba ba Sheikh babangiza mu idini ya Islam bayoboye muri RMC sinkunda kuvuga amazina yabo ariko uwo muvuze kuko wabikomojeho nta numwe twari kumwe mu mpinduka n'igihe dusinya amasezerano muri rya tsinda His Excellency yashyizeho aba bariho nta numwe twari kumwe jewe nari nyoboye cyane nari ndi kumwe nabo mu cyitwa abaharanira impinduka nka TF2 hari ikindi gice cyari gihagarariye Amuru RMC Amuru RMC yaje guhinduka RMC hari n'ikindi gice cyari gihagarariye Majlis Ushuyu aribo bano bashehe noneho bariho twese twagiye kwicara mu mishyikirano dufite ibyo tutumvikanaho turangiza dufite ibyo buri muntu wese aretse tubyumvikanaho dukora amasezerano nyuma y'amasezerano cya gihande cyitwa muri RMC ntabwo kibonye mu bakomeza n'igihande cyitwa TF2 ntabwo kibonye hakomeje cya gihande cyitwaga Majlis Shuyu ni nabo bariho izi saha byaranabananiye bivuga ngo mu masezerano mwari batatu hakomeza mu kandi nawe ahigika bagenzi be arangije ageze imbere asekura amazi asekura ibuye kuko ba nyiri umushinga yabasize inyuma ubu ari wenyine niyo mpamvu ubona byamunaniye niyo mpamvu natwe tuvuga tukanamenya ibyapfuye nuko ari twe twabiteguye ari natwe twari tubirimo uwakomeje ni nka kwa kundi uvuga ngo wowe uri umushoferi w'imodokari undi n'umutandiboyi imodokari igiye itwawe n'umutandiboyi shoferi arasigaye imodoka nigera imbere hari ibyo umutandiboyi atazashobora kumenya kuko atabizi imodoka umutandiboyi wenda ishobora gupfa ntabimenye
hari uburyo bw'amategeko atashoboye kumenya wenda aragonga kuko amategeko y'umuhanda ntayazi, na experience yo gutwara imodoka ntayizi, aragonze. Icyo gihe uyu mutandiboyi azabazwa impamvu ki yagiye asize umushoferi. Abari muri ya modoka bazahura n'ikibazo, bose bazabaza nde, hanyuma niba mubaza perimi basange ntayafite. Perimi yasigaranye wa mushoferi. Birumvikana ubu nuko nguko muri RMC izi saha ihagaze. Ntabwo aba bariho twafatanyije impinduka, ahubwo twajyanye mu mishyikirano kuko hari byo tutumvaga kimwe. Iyo mishyikirano aya mategeko mu bayateguye nibyo ndimo, ariko mu bagiye kuyanonosora sindimo. Aba bariho nibo bagiye kuyanonosora bishyiramo ibyabo, nayo mpamvu tukibinenga. Nta mwimerere w'ibanga Suderimba taribanga ubu nk'abari kugira ino mpindura amatwara. Ubwo ndumva ni cya gice cya kabiri, ibice bibiri byaba byarishyize hamwe bitakomeje. Abari muri RMC, ariko abari muri RMC icyo gihe tujya mu mishyikirano, nanone umwe muri bo niwe wakomeje. Uwari visi mufite icyo gihe yitwa Sheikh Umar Sulaiman yakaremye, ubu niwe uyoboye radio, ariko icyo gihe bahise bamuhemba kuyobora Institut Islamique nka directeur. Nyuma yaho ubu ngubu bayobora radio VOA, Voice of Africa, ijwi rya Islam hano mu Rwanda. Urumva ni ibihembo bamuhaye, nawe naho ari mu bari muri RMC icyo gihe mu mishyikirano twakoze, uwo niwe wakomeje wenyine. Nimba atari ibanga mu bantu ubu muri kumwe mufatanyije muri uru rugamba ni bande? Turi benshi, byo byonyine bahoze mu cyitwa TF2, twese ubu ngubu turi muri iyi gahunda. Hanyuma harimo abayobozi n'abayisilamu benshi. Twebwe twari duhagarariye igice cyitwa abayisilamu hose mu gihugu, twarabaraga tugasanga turenze na 2 miliyoni. Muri RMC yari yihagarariye ubwayo nk'ubuyobozi bwayo. Hanyuma majlis shuyukh yari abashehe gusa. Nizi saha niyo mpamvu uzabona hari abayisilamu bafata abashehe abayobozi bakabamanika muri toilette. Barabakunze se? Ubwo se umva bari kumwe nabo? Ntago bari kumwe nabo. Ni nayo mpamvu uzajya hariya ku musigiti runaka cyangwa abayisilamu runaka wumve baravuga nabi bano bashehe. Bari kumwe nabo se? Ubu bari abavuze ko ari mwebwe mubikora, ugasanga baravuga bati rwose mwakoze kutuvugira, mwakoze. Ni ukuvuga ngo abayisilamu benshi bari inyuma y'impinduka, ntago bari inyuma y'aba bayoboye muri RMC. Kuri uno munsi abayoboye RMC bavuze ati Sudi ni uri inyuma ya biriya Imanzi Fahada Sudi Imanzi niwe uri inyuma ya biriya bikorwa, niwe urimo ushyigikiye ziriya mpapuro cyangwa se niwe uzitanga. Izihe? Izo twavuze za tract zabonetse wabifataho. Ndavuga nk'ubu abantu bo muri RMC bavuze ati Sudi turabizi nka abari muri iyo mpindura amatwara kuko niwe ugaragara, sinzi nimba ari we president araza kubitubwiraho, bakaba bati nazira tract niwe urimo kuzigiramo uruhare. Baba babeshye. Hanyuma umuswari yaravuze ngo akutuka naye hakuchaguli itusi. Ugutuka cyangwa ugushakisha nta guhitiramo, icyari cyo cyose arakujugunyira. Igitutsi gipfuye byose arakujugunyira. Ndabizi barabivuga, banavuga n'ibirenze ibyo, bananshinjije ibirenze ibyo, banandeze ibirenze ibyo mu nzego zitandukanye. Narisobanuye ahantu hatandukanye. Bivuga ngo none ibyo kubivuga ku bwabo nta kimenyetso baba bafite. Jewe ibyo nkora birasobanutse, impapuro nandika zirazwi, nabo zibageraho, rega barazizi zibageraho. Jewe nkora mu buryo bw'umucyo kandi buciye mu nzira zemewe n'amategeko, biri officiel. Ariko kiriya kintu cyakozwe cyo kumanikwa mu toilette bari abashehe, bari abayobozi ba muri RMC, ni ikimenyetso kibi cyane kigaragaza ko badakunzwe muri societe. Jewe sinakoresha ziriya nzira cyane ko nta nabazi. Wabishyigikira? Nta nubwo nabishyigikira, nanababonye nabereka inzira bashobora gucamo, ariko muri sinye ya societe nyarwanda no muri sinye ya societe ya Kisilamu iriya ni sinye mbi cyane. Ni sinye mbi cyane kubikorewe atagakwiye no kuguma rwose kuvuga imbere y'abantu. Tugana ku musozo uravuga ati mwandikiye RGB, mwandikiye inzego z'umutekano, mwandikiye RMC, murabona nta gihindutse. Bikomeje gutya murabona muzabifatira uwuhe mwanzuro cyangwa se biragana? Icya mbere nuko abaharanira impinduka tutazaceceka, nta nubwo tuzadohoka, cyane yuko igihugu cyacu kiduha uburenganzira. Dufite uburenganzira bwo kuvuga no kunenga no gukosora no gutanga inama. Dufite ubwo burenganzira. N'idini yacu noneho iduha umwanya munini cyane. Nkuko igihugu kibiduha, amategeko y'igihugu n'idini yacu iduha umwanya. Ntabwo tuzadohoka ntituzanarekeraho. Ikizwi mu Nyarwanda yacu umugani ngo ntagahora kahanze.
nta gahora gahanze. Aba bariho ntabwo aribo batangiranye na muri RMC, nta nubwo aribo bavuzwe nabi bonyine gukora nabi, si bo bonyine bavuzweho imikorere mibi, hari n'abababanjirije nabo ntibakiriho, n'aba rero ntibazagumaho. Tuzi kuko bizagenda kose nyuma y'abantu, nyuma y'abayobozi tuzi ko hariho Imana. Abayisilamu amaduwa yacu turabizi yuko ibitunaniye Imana ibishobora, kandi tuzi ko ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Tuzi ko igihe kizagera uwisangaga yuko yoroheje abone ko akomeye, n'uwibeshyaga ko akomeye azisange yoroheje. Ingero turazifite nyinshi mu gihugu cyacu. Allah subhanahu wa ta'ala tuzi yuko ibyo dukora ari ukuri, kandi ukuri kugenda kubonwa na benshi. Impamvu zirahari, nuko abagenda basobanukirwa n'uku kuri barimo baragenda barushaho kwiyongera, n'abadutera ingabo mu bitugu barimo baragenda barushaho kwiyongera kuruta mbere. Inkotanyi FPR inkotanyi zitangira kurwana bazise amazina mabi menshi, bazirwanyije kwinshi cyane kurengeje uko twebwe abaharanira impinduka mu dini y'Islamu, cyangwa nako abaharanira impinduka mu buyobozi bw'idini y'Islamu mu Rwanda tubigenza, cyangwa uko biri. Nago rero inkotanyi zavuze ngo ducitse intege, abantu ntibatwumva, baratwita imihirimbire, inyenzi, inkotanyi n'ibindi nk'ibyo, ahubwo bakomeje gahunda zo kugira ngo bumvikanishe impamvu yabo yo kugira ngo babe barwana cyangwa baharanira uburenganzira bwabo. Natwe ingamba zo gukomeza kumvikanisha turazifite. Ibyo badutuka byose tuzakomeza, kandi tuzi yuko amaherezo ukuri ntago kujya gutsindwa kugeraho uno munsi kugahabwa intebe. RMC ivuze ati tumaze kurenza imyaka nk'uko babivuze, barayirengeje manda. Mu cyumweru gitaha amatora arabaye, amatora akaba hakajyaho inzego. Ikibazo ufite cyangwa se iyo mpinduramatwara mufite cyaba kirangiye, cyangwa se hari ibindi bigisabwa kuba byaganirwaho musaba? Nk'uko nabibwiye zimwe mu nzego twagiye tugezaho ibibazo byacu, nk'uko na bamwe mu bayisilamu mpora mibasobanurira, ikibazo mu Rwanda si amatora muri RMC, ntabwo ari cyo kibazo gihari. Ikibazo gihari ni systeme yubakitse nabi. N'uyu mwanya amatora aramutse abaye ejo, amatora akaba, niyo babareka amatora akaba, ibibazo bizaguma bibeho, ibi tuvuga bizaguma bibeho. Uwayobora wese azaza ayoborere muri ya systeme ipfuye itafite umwimerere w'idini. Amategeko yagiyeho wayagizemo uruhare ryo kuyashyiraho. Jewe nagize uruhare rwo gupropoza amategeko, ariko uburyo yanononsowemo kugeza aho ashyiriweho umukono aba bakaba bayagenderaho, ntago ari twebwe abaharanira impinduka. Hari ibyagiyemo, byashyizwemo, bitarakuwemo, twasabye ko bikurwamo mu mishyikirano. Hari ibyo baduhayemo uburenganzira kujya gukosora. Ubwo burenganzira bwo kujya kubikosora nk'uko twabigaragaje, ntago nagiye muri urwo rugendo rwo kubikosora. Ariko hari abagenzi bawe bagiyemo? Nta n'umurimo. Abari barimo naba barimo nyine. Aba bariho bakosora iki se batazi? Wasaba inka, wajya munsi y'inka ngo urakama amata y'ikimasa uzayabone? Ubwo bushobozi n'ubuhanga n'ubumenyi twebwe tubona cyangwa twakoresheje kuri aya mategeko, kandi tubona yuko hari ibitatubereye, hari n'ibiburamo, aba ntabyo bafite, ko ntabyo bizi. Ibyo bize ni qala Allah Ta'ala, qala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ibyo gusa nibyo bizi. Bivuga ngo kugeza no munsi RMC ikibazo gihari na amategeko ayigenga, ntabwo ari ubuyobozi buriho. Ikibazo gihari kiremereye cyane ni systeme, kandi systeme yubakiwe ku mategeko. Hanyuma nyuma yo gushyiraho ayo mategeko hagomba no kuboneka abayumva no kuyashyira mu bikorwa. Nicyo ni icya kabiri. Kandi aba bashehe abangaba tubona bariho bayoboye muri RMC, ubwo bushobozi bubiri ntabwo bafite. Kereka bajyanye habayeho mixed, bakajyana n'ababasha kubishyira mu bikorwa byakunda. Ariko ntabwo wafata abantu bariho batabasha no kubona ikibazo gihari ngo babwire ngo bazajya kugikemura. Iyo utabashije kubona ikibazo nta nubwo wagikemura. Kubera iki umusore aravuga ngo mtambo wa dawa ndo muganga. Waba utabashije kuvumbura umuti ukazamenya indwara ivurwa na wa muti. Washimiye Professeur Shyaka nk'umuntu wari uyoboye RGB ko yagizemo uruhare rwiza mu gukemura bino bibazo. Ese ayo mategeko akorwa siyo yarariho? Ayo mategeko akorwa Shyaka yarahari, Professeur Shyaka yarakiriho. Nizo team eshatu zanyu niko zari siwe wagombaga gukosora ayo mategeko. Baduhaye uruhare twebwe ubwacu nk'abari mu mishyikirano gukemura ibyo bibazo tubigizemo uruhare mu byo twumvikanyeho. Icyabayeho bo bagombaga kuduherekeza kugira ngo ibyo bintu byose bitunganye. Nyuma yaho tugaragarije yuko urugendo tutakomezanyije narwo, hari amabara twandikiye RGB tugaragaza yuko igihe cyo gukosora amategeko mwahise muvamo, habaye kutumvikanamo. Ntabwo ari ukutumvikana,
aho byagiye gukorerwa ntitwahamenye, twashidutse ibintu byarangiye, babikoze ubwiru. ariko aba ntibari bariho. Aba nibo bari bariho ko twabashyikirije ubutegetsi. Ni ukuvuga ngo abari bariho icyo gihe muri ya mishyikirano ya muri RMC nta bubasha bari bafite. Yego. Abari bafite ububasha cyane cyane ni abantu bari bicaye mu mishyikirano, cyane cyane majlis, natwe abaharanira impinduka, birumvikana n'uruhare rwa muri RMC. Ariko ntabwo twahise twibona mu gukomeza rwa rugendo. Babandi basigaye cyane cyane abari muri majlis shuyo nabo bari hubungu. Hagiye majlis hagenda na muri RMC. Abari bo bafatanya igihande cya impinduka ivamo, bayikuramo. Bakora n'amategeko ubwo mwe mutemera. Kandi ayo mategeko ni twebwe twagaragazaga ibigomba guhinduka, sibo babigaragazaga. Yaba ari amuru, yaba ari majlis shuyo, ibyo twagaragazaga byari bibarenze. Tugaragaza ibigomba guhinduka. Kuno munsi ikibazo mwaharaniye ntago cyahindutse. Nta na kimwe kigeze gihinduka. N'amasezerano ntago yigeze ashyirwa mu bikorwa. Guhindura ubuyobozi, kuba hajyaho mufite mushyashya n'indi komite ntacyo byamara mu gihe y'amategeko mwasabye ko bikimeze kwa kundi ntibishoboka. Ntacyo byahinduka. Nanone guhindura mufite cyakajya abandi bayobozi bari bonyine nk'abashehe nabwo ntibishoboka. Ntacyo bageraho. Hatarimo babandi bamenya ibyo bariya batize. Bari icyo bize nivuga butumwa. Mu gihe twebwe administration cyane cyane mu bihugu bitagendera ku idini ya Islam bisaba ubundi bumenyi n'ubundi buhanga. Mu yandi magambo urifuza ko mu miyoborere ya RMC hajyamo abize idini n'abize ikizungu gufatanya kuyobora, bamwe bakayobora automatic 100% ntibishoboka ku idini cyangwa se ubuyobozi bw'idini ya Islam mu Rwanda bwakwiharirwa n'abashehe gusa batavanzemo abatekinisi. Byazahora bimeze gutya kuko abangaba ubundi bumenyi ntabwo bazi, ntabwo bizi. Urumva bakomeza gute? Ni nka kwa kundi kuvuga ngo abangaba imiyoborere yabo ni mu bihugu by'Abarabu, ntabwo ari ibihugu nk'u Rwanda, u Burundi, Kenya. Birasaba ko bagendana n'abatekinisiye. Ntago wowe waba warize ubushoferi gusa uzi gutwara imodoka no gushyiramo vitensi ngo uvuge ngo ntago ushaka kugendana n'umuntu uzi gukuramo ipine cyangwa kuyihoma. Imodoka nipfa uzajya gushaka wa wundi igende umusigi ugende, niyongera gupfa ubwo se uzagera he? Uzagenda ute? Bivuga ngo raba ngaba baragenda nta mutekinisiye bafite. Ni nk'imodoka ifite umushoferi uzi gutwara gusa ariko utazi gushyiramo ipine, utazi guhoma, utazi yuko imodoka aho bashyiriramo amazi, radiateri, karburateri cyangwa amavuta ya feri yashize ntabizi. Urumva kuko ntago yabyize. Icyo yize no gutwara imodoka gusa. Nguko uko bimeze muri RMC. Abayoboye muri RMC bize imiyoborere y'idini ya Islam mu bihugu bitari bya Islam. Nako mu bihugu bya Islam biyoborwa n'amahame y'idini ya Islam. Mu bihugu bitayoborwa n'amahame y'idini ya Islam bisaba ko injama abandi batekinisi. Ibijyanye n'iterambere natanze urugero mu bihe bishize. Abangaba bashobora kumenya gute hari methodology ikoreshwa mu bintu bya consultance cyangwa se ibintu bya management. Kuvuga methodology yitwa DIDO, développement institutionnel et développement organisationnel. Niyo mpamvu byabananiye ku bintu bijyanye n'imikorere ndetse n'imikoranire y'inzego. Ubwo bumenyi ntabwo bize, ntabwo bafite. Birasaba rero abatekinisiye bazi guhuza izi nzego, bazi gukorana n'izi nzego, gukorana n'abaturage kandi ntavukemo ibibazo. N'uburyo bwo gukemura ibibazo hatabayeho amakimbirane. Résolution des conflits de non violence. Ariko uyu mwanya nabo ubwabo no gukemura ibibazo bakemuza ikibazo ikindi. Nta gisubizo bafite mu gukemura ibibazo. Impamvu turavuga kugeza izi saha nta numwe uratekereza ko ibintu bishobora gukemuka abantu bicaranye. Ahubwo ni ukujya muri RIB ukabarega, ni ukujya hari ukabatuka, ni ukujya hari ukabita amazina runaka. Ntabwo uri gukemura ikibazo, ahubwo uratuma kiyagarava, urongerera imbaraga wa wundi ukurwanya kuko urimo uramuha inenge zituma akunenga. Iyi mibonere n'iyi mikorere ntayo bafite. Naam. Murakoze cyane.